Ikaze none kuri Medelive Talk. Uyu munsi ngiye gukoreka sava nshyashya turi gukoresha muri application ya Tano Plus. Ubundi imbere twabanje gukoresha sava ya Nyampinga, iyo ngiyo barayifunga. Dukurikizaho sava ya mtn.co.rw, iyo nayo barayifunga. Dukurikizaho sava ya alibaba.com, iyo nayo barayifunga. Uyu munsi rero hari sava nshyashya. Ikiza cy'iyo sava nuko ushobora kuyifungura kuri MTN, ukayifungura kuri simcard ya Tigo, ukaba wanayifungura kuri simcard ya Airtel. Ku bantu bari bambaje uburyo wafungura internet y'ubuntu kuri simcard ya Airtel, nizeye ko nabo basubijwe, bagiye gusubizwa muri iyi video. Ariko mbere gato yuko dukomeza, ku muntu mushyashya kuri iyi channel cyangwa se ku muntu utarakora subscribe kuri iyi channel, niko kanya ukora subscribe kugira ngo ujye uba update igihe twashyizeho video. Rero twihuse cyane, reka mbanze nkwereka kuri simcard yanjye nta data mfiteho. Wenda reka tujye kuri YouTube kugira ngo ubanzure yuko nta data mfiteho. Nta data mfite kuri simcard. Urabona ninjya kuri YouTube irarodinga gusa, nta kintu bari bunyereke. Ariko nitumara guhindura server biraza guhita byemera. Reka rero dutangire process yo guhindura server. Ariko mbere gato yuko duhindura server, hari nk'umuntu wari usanzwe ufite muri application ya Tano Plus muri telefone ye, yarafunguriye yashyizemo izindi server. Banza ukore clear, uze muri app info, uze kuri storage and cache, then clear storage. Yukoze clear storage, ubusibye ayo masava yandi wari ufitemo, then uhite noneho ufungura ino application ya Tano Plus. Numara kuyifungura koze clear, urahita ubona ino interface, ukore leta okay, understand okay. Ibyo no birangiza ucane connection mode. Numara kuyicana ukande hano munsi yaho handitse direct connection. Numara kwacana ntabwo uhita uza kuri custom host header nk'ibisanzwe, ahubwo uhita uza hano munsi yaho handitse custom SNI. Numara kwakanda urabona kano ka box handitsemo www.freesite.com. usibe bino bintu byanditsemo byose. Numara kubisiba wandikemo ijambo play Gorilla games.com. Please ugomba kwitondera uburyo wandikamo iri jambo Play Gorilla Games. Ushobora kwibagirwa ino S cyangwa se wakandika ero imwe hano kuri Gorilla. Ntago biba bigikunze, ugomba kubyandika nk'uko mbyanditse. Then uze hano munsi yaho handitse use Realme host, uhavivure, then ukore save. Ibyo no birangiza uze na hano munsi yaho handitse preserve SNI, naho uhavivure. Nurangiza kuhavivura, nta kindi ukora, uhita ukanda start. Numara ukanda start, urabona data zirimo kubara, bise byemera. Nusubira hano kuri YouTube, ukajya kuri YouTube, urabona video ziraza guhita zemera, ube wabasha kuzikina. Urabona ko bise byemera, noneho video wabasha kuzikina bikemera, ugakina video iyo yose ushaka, ugakomeza kurya isi na Tano Plus. Wowe icyo usabwa ni gukora subscribe kuri channel, then ukajya ubasha kuba update mu buryo bworoshye. N'igihe bahinduye amasava ujye uhita uyabona mu buryo bworoshye, andi masava mashyashya ari gukora ujye uyabona mu buryo bworoshye. Ikindi, niba ino video ubonye igufashije, ukaba ufite inshuti yawe nayo ifite ikibazo cy'uko izi sava zagiye zipfa cyangwa se ishaka kuba update, wayimusharinga ugakora share kugira ngo nawe abashe kuyibona, ukasharinga no mu groupe ya WhatsApp yanyu, agafasha n'abandi bantu. So ndizera ko nta kindi gishya nakubwira kuri iyi application ya Tano Plus. Ibi musanzwe mubizi, musanzwe muzi no kuzikoresha. Bye bye, tuzahure muri video itaha, kandi ntiwibagirwe gukora subscribe. Bye bye.